hunga amaso igihugu cyabo. Nk'uko tubizi, kera abatutsi mu Rwanda baricwaga, na mbere y'1994, na mbere yaho baricwaga, bagakurwa mu byabo, bagatwikirwa amazu, bakanyagwa imitungo yabo arimo nk'inka ndetse n'ibindi. Abenshi bagahungira mu bihugu by'abaturanyi, abenshi bakigira mu gihugu cya Uganda. Ari naho igisirikare cy'inkotanyi cyaje gufundwa n'abari barihunze muri iyo mirwano yaberaga mu Rwanda, aho abatutsi babuzwaga uburenganzira bwabo, bakanakorerwa iyicarubozo, aribyo byaje kuvamo jenoside yakorewe abatutsi bari barahungiye mu gihugu cy'abaturanyi.
Mu 1990 nibwo intambara yabaye nk'itangira urugamba rwo kubohoza igihugu. Ese barubohozaga iki? Ubundi icyo gihe u Rwanda rwari ruyobowe n'amacakubiri, aho abaturage b'ubwoko bumwe bategekwaga kwica ab'ubwoko bundi, bavuga yuko batabakeneye mu gihugu cyabo, kandi bose bahuje amaraso, bahuje nationalite, bahuje igihugu. Gusa kuko umwe yavutse adasa n'undi, bikaba icyaha, bikamuviramo kwicwa ndetse no gutotezwa. Ibyo ngibyo nibyo inkotanyi zanze, ziza kubohoza abana b'igihugu bari kwicwa ntacyo bazira gusa ingengabitekerezo yari yarazanywe n'abazungu. Gusa urugamba rugitangira mu 1990, ku nkubitiro uwari warazanye icyo gitekerezo, wari uyoboye abandi, ariwe Fred Gisa Rwigema, ahita atabaruka. Gusa ntitwibagirwe yuko ariwe wari uyoboye urugamba, niwe wari cya gihanga kiri imbere y'ibindi. Muri icyo gihe His Excellence Paul Kagame yari ari mu gihugu cya Amerika, ari mu mahugurwa y'ibya gisirikare, ari kwiga uburyo yaza agafasha abasirikare bari kurwanira igihugu cyabo muri icyo gihe. Gusa we ntabwo yari ari kuri tele. Inkuru mbi ikimugeraho yahise ava mu mahanga, iyo yari ari aza shishitahisha, aza gutabara, araza ndetse ahita anayobora urugamba. Kubw'ubwenge na tactique yari avuyanye mu mahanga ndetse n'amahugurwa yari yarakorewe, byamwemereraga kuza kwita ayobora urugamba rwari rusizwe na Fred Gisa Rwigema. Ese ubundi dutekereje neza, niba yaraje akahita ayobora urugamba, kandi icyo gihe hari n'abandi basirikare ndetse bakomeye bari bakiri ku rugamba, ntibaba ari bo bahita baha urugamba ngo baruyobore, ntibivuze yuko na mbere niyeza akagaruka n'ubundi Fred Gisa Rwigema akiriho, n'ubundi yari kuruyobora. Abasirikare bari ku rugamba bari bahari, hari abajenerali benshi ndetse n'abandi basirikare bari bazobereye mu bya gisirikare, ariko araza ahita ayobora. Iyo ni ingingo twagatekerejeho, turetse kuvuga yuko n'ubundi ngo Gisa Rwigema yari ayoboye urugamba, kandi icyo gihe hari n'abamwungirije, ariko Kagame Paul akiza ahita abayobora nyuma y'uko Fred Gisa Rwigema atabarutse. Biradusaba gusubira mu mateka y'ibya gisirikare. N'ubundi Kagame Paul yari ari mu gisirikare cya Uganda, ndetse ari n'umwe mu bayobozi bakomeye b'ikirenga mu gisirikare cya Uganda, ndetse na Fred Gisa Rwigema yari ari mu gisirikare cya Uganda, kandi ndetse nawe yari umuyobozi mukuru muri icyo gisirikare cya Uganda, ubwo ubutegetsi bwa Kabila bari bamaze kubukuraho, Museveni akima ingoma. Icyo gihe babaye abasirikare bakomeye mu gihugu cya Uganda, gusa bari abasirikare b'Abanyarwanda. Abo basirikare babiri n'ubundi ntabwo ari bwo bari bageze ku rugamba. Imico n'imyitwarire yabo n'ubuhangange n'ubukokore bwabo bwari busanzwe buzwi. Nuko gusa Kagame yagiye mu gisirikare cya NFC, mu gisirikare cya Amerika, gufatayo imwe mu myitozo ndetse n'ubukangurambaga, ibyo nakita nko gufatayo amashuri mu bya gisirikare. Ariko n'ubundi yari abizi, yari azobereye ku rugamba, bari basanzwe bamuzi ko ari intwari idahigwa. Niyo mpamvu yaje n'ubundi akahita ayobora urugamba, kuko yari asanzwe abizwiho, imico n'imyitwarire ye byari bizwi. Ndetse anagaruka ku rugamba, ikintu cya mbere, kuko umuyobozi wa FPR yari agipfa, abasirikare bari bacitse morale. Akiza, ikintu cya mbere yakoze ni ukugarura morale y'abasirikare bari ku rugamba, ndetse anabereka tactique n'uburyo bashobora gufata igihugu.
abagaruramo icyizere cyo gutaha mu Rwanda rwabo rwababyaye. Ndetse baragaruka bararwana birakunda, babohoza igihugu, bashyiraho ubutegetsi bwiza tubona ubu bwazanye iterambere mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa muri icyo gihe, mu gihe cy'urugamba, igihe Fred Gisa Rwigema yapfaga, abenshi mu gisirikare bagize ubwoba banasubira inyuma. Ibaze nawe ubonye umuntu ukuyoboye ku rugamba rugitangira, ku munsi wa kabiri agahita apfa, morale yacika. Gusa biza kurangira Paul Kagame aba yigaruriyemo icyizere cyo gutsinda urugamba, kandi barabikora. Tumaze kubona neza uburyo aba bagabo bombi bari bakomeye mu bijyanye n'ibya gisirikare, yaba Fred Gisa Rwigema ndetse na Kagame Paul. Yari amazina akomeye cyane cyane mu gisirikare cya Uganda. Ese ninde wari kuyobora ubundi u Rwanda? Iyo baza guhurira ku rugamba bose bagatsinda, ndetse bose bagatsinda ari bazima, ninde wari kuyobora? Amahirwe menshi avuga yuko Fred Gisa Rwigema yari kuyobora igihugu cy'u Rwanda, kuko n'ubundi yari ayoboye urugamba nubwo bitagenze neza, akahasiga ubuzima, ariko ubu tumwibuka nk'intwari yitangiye igihugu cy'u Rwanda. Gusa ntibivuze yuko na Paul Kagame icyo gihe yava mu myitozo yari arimo, cyangwa se amahugurwa yari arimo mu bya gisirikare, atari kuza ngo ayobore. Nawe afite amahirwe, gusa amahirwe menshi arerekana yuko Fred Gisa Rwigema yari kuyobora u Rwanda rw'Abanyarwanda, u Rwanda twese tubona ubu, u Rwanda twifuza. Reka twubahe kandi tununamire Fred Gisa Rwigema, intwari y'igihugu cyacu, intwari y'u Rwanda, umugabo mukuru watangije urugamba rwo gufata igihugu, rwo gushyiraho ubutegetsi bwiza, rwo gushyiraho iterambere mu Rwanda, u Rwanda ruzira amacakubiri. Gusa twongere tunahe credit, dushime umukuru w'igihugu Paul Kagame w'Abanyarwanda, intwari yacu yakuyeho amacakubiri, igashyiraho kubabarirana, igakuraho jenoside, ikazana amazu meza, igashyiraho umunyarwanda imbere ya buri kimwe, umunyarwanda akaza ku isonga. Reka tubimushimire kuko ni intwari yacu. Igihe wababwiraga ibi byose, dore urw'igikundiro rwabanwe rimwe n'Inyirinkunga, nkabinahana abatutsi ya Butamu, nyita ka Enzo. Reka nkwibutse, niba utarakora subscribe uyikore kuri The Trends 250. The Trends 250 nakagaruka. Reka tubonane mu biganiro bizaza. Amahoro y'Imana nabe ku Rwanda.